umva nta kibazo ndashaka Sarongo none hangaha ntago mubonana ntusubira inyuma ntabwo subira inyuma mu izina ry'Uwiteka Imana nyiga sinsubira mu izina rya Yesu Kristo ijyano Yesu wa ntabwo ari ukungu kubaza hano abapasiteri bose baje ahangaha baza batuje ubushize narwanye nabo barwanye nshaka kurwana nawe ntabwo ndwana nawe ntabwo ndwana nawe ndarwana nawe mu izina rya Yesu Kristo uzanye imbaraga z'Imana tubwiza ubutumwa twihana pastor nukoreho asa pastor aya ni amahembe mbonye pastor wahakorera iki ubundi pastor hakorera iki ubundi pastor hakorera iki ubundi nizo mbaraga nizo uyu munsi mbereka ibi ni ibiki ndeba ahangaha aka ni akabindi gatose ntabwo uzi ko dukorera imiti pastor mu izina rya Yesu Kristo ndagushenye ndamaraho ibicaniro ndamaraho imbaraga zikuzimu pastor gira umurongo garukiraho nzayikorera n'iki nicyo kintu ndimo kuvuga ariko hari umurongo ntarengwa wakozeho banza witonde hari ahantu ukuntu mvogereye urakabya garagaza imbaraga zawe muri iyo nkoni niba wumva ufite imbaraga ino nkoni nawe uzaza kuyifataho uyu munsi urahinduka reka nze ibi hari n'iki mu izina rya Yesu Kristo hagarara uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo abantu barabimenya yuko dukora yuko imbaraga bahana uyu munsi zirahinduka ukinga wanza yumve ukinzaho nahuye nawe Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV ndabasuhuza mwese aho muri hose ku isi mu Rwanda muri Kenya Uganda twambuke muri East Africa tugeza Nigeria handi hose Eastern Central Africa ahantu hose ku isi reka tuzamuke zo muri Amerika n'ahandi henshi cyane ndabasuhuza mwese murimo gukurikirana Big Town TV. I go by the name Baktingi kabari Big Town TV cyo mugomba gukora no gukanda subscribe ibindi mukambaza se Bakti bigiye gukomeza gute. All in all uyu munsi hagiye kuba fire umuriro ugiye kwaka. Ibi bintu abantu benshi mwari mutegereje murimo kwibaza ese bizagenda gute imbaraga z'abapfumu zizarangira gute bimeze gute nahuye n'umupasta uyu mupasta afite amateka ngo asanzwe akora ibintu bitangaje cyane ajya mu bapfumu akamenagura ibintu byose by'abapfumu imbaraga zabo akazisenya maze gahunda zikagenda fresh amaze kubimbwira ibyo ngibyo nese mubwira ngo reka dutangire ku mupfumu uzwi hano mu Rwanda witwa Sarongo bahaye inkoni bahaye biki Sarongo si yakoze biki n'ibiki byose uyu mupasta naramubwiye reka dutangire kwa Sarongo uje kumenagura ibintu byose bya Sarongo byose by'ubupfumu imbaraga ze zose uzisenye byaba ari byiza kuko abantu benshi abapasteri benshi n'abandi benshi cyane bari bategereje ikintu ngiki noneho ubu ngubu uyu mupasta tukaba turi kumwe nimba adafite ubwoba reka tugerageze aka kazi nguyu hano kuri camera za Big Town TV. Yes pastor mwiriwe neza amakuru ni meza harya witwa nde? Nitwa Pastor Gisagara Geoffrey nkaba ndi n'umuyobozi wa Victorious Life Ministries. Okay. Muri make uri umupasteri? Ndi umupasteri. Ntabwo uri umubishop cyangwa apostle? Ndi umupasteri wabisigiwe ku mugaragaro nkaba ari impano nkoriramo mu buryo bw'umuhamagaro. Okay. Umaze kumbwira ibintu byinshi kubijyanye n'abapfumu ngo hari ukuntu ujye ukora ukamenagura ibintu imbaraga z'abapfumu ukamenagura ibintu byabo byose ibi ngibi wigeze ubikora mbere cyangwa n'ubwa mbere ugiye kubikora uyu munsi? Ibyo ni ibintu nkora cyane kuko biri mu mbaraga nasigiwe biri mu mbaraga nahawe biri mu mpano nahawe si ubwa mbere naba mbikoze ururembo rw'abarangi ahitwa Iremera mu Ruturusu Rwanenge warushenye mfatanyije n'abandi bakozi b'Imana nari nyoboye ni ibintu rero nsanzwe nkora cyane ni ibintu nahamagariwe sinshaka kwemera ubwami bw'umwijima ko ukomeza gukorera ku mugaragaro ndetse bunatukisha izina ry'Imana binatuma abantu batakira Yesu Kristo mwami n'umukiza. Noneho nje umaze kumbwira ibyo byose nese nkuzana kwa Sarongo. Ubu ngubu tukaba tugiye kureba Sarongo niki uri bukore kwa nugera kwa Sarongo niki uri bukore? Icyambere ndi bukore no kugaragaza imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe nkuko ijambo ry'Imana rivuga yuko twahawe ubutwari n'ubushobozi bwo kwita hasi imbaraga zose z'umwijima no kumaraho imirimo yose ya Satani.
icyo ni nacyo cyatumye Yesu Kristo aza, yaje kugira ngo amareho imirimo ya Satani, hanyuma intama z'Imana cyangwa se abantu b'Imana bakire kubohoka, bakire agakiza, bakire ubutumwa bwiza bubahindura bavana mu bintu byo kwizera Imana z'ibigirwamana. Sarongo ni umupfumu, abantu benshi baramutinya no mu Rwanda, we nabwo bufite? Ntabwo ntinya Sarongo, ahubwo ntinya Imana yanjye ikorera muri jyewe n'imbaraga yampaye. Naho sintinya umuntu ufite inyama n'umubiri n'amaraso n'ibyo akoresha bitari iby'Imana. Ntabwo bufite pastor? Ntabwo banama mfite ko Kristo ukorera muri jyewe yanesheje isi. Uri tayari kumenagura ibintu bya Sarongo bwose? Ndi tayari kugaragaza imbaraga y'Imana ikorera muri twebwe no kumaraho imirimo ya Satani, ni dusenya ibicaniro biri kwa Sarongo ngo numva wamamaye, numva abantu bose batinya, ari abitwa Bayongwe batinya, hari abavuga gusa ngo bazajya kumaraho iyo mirimo ya Satani we ntibabikore. Jewe naje mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. None numara gusenyagura imbaraga z'ubupfumu ntabwo azongera kuvura abantu? Mfite kwizera yuko Sarongo ari bukizwe. Icyo niyo cya mbere kinjyanyiwe. Misiyo ikomeye cyane kuruta izindi no kugaragaza imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe, hanyuma Sarongo natwe tukamubwira ko ibyo yakora yirirwa abeshya abanyarwanda, ababwira yuko ababohora, ababwira yuko afite imbaraga zibakiza, ababwira ko afite imbaraga zishobora guhindura ubuzima bwabo mu ndwara barwara. Nagiye kujya guhindura Sarongo kugira ngo amenye ko Imana ari ikiza, ubundi amenye ko Kristo dukorera ari muzima koko. Ikintu ndimo kwibaza, nago biri buteze kavuyo nta kuko kwinjira ku mupfumu umenagura ibintu bye, ndakeka ko byaba arimo guteza kavuyo, ataza kujya kuturega bikaba ari ikibazo. Gukorera Imana ni risk. Gukorera Imana no guhamya dushize amanga. Ibyo bintu tumenagura n'ubundi n'abatubanjirije bakoreraga Imana barabimenaguraga. Ntabwo rero tugiye kujya mu ishyano na Sarongo, tugiye kujya kumwereka imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Yarakara tarakara, iki tujyanye twebwe no kugira ngo tumwereke ko ibyo akora atari byo, areke gukomeza kuyobya abanyarwanda, ahubwo yizere nawe Yesu Kristo ave mu byo arimo. Nicyo kitujyanye, niyo misiyo ikomeye cyane tujyanye. Tutaragenda banza usenge kwanza, tutaza guhura n'ibibazo mu nzira mu rugendo rwacu rwo kujya kumenagura imbaraga z'umupfumu. Isengesho ryawe kwanza. Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, ifite ubutware n'ubushobozi. Duhaye ubutware n'ubushobozi bwo kubita hasi imbaraga z'umwijima no kumaraho imirimo yose ya Satani. Turahagurutse, tugiye mu rugendo rw'intambara y'umwuka, tugiye kumaraho imirimo ya Satani. Tubane nawe, utuherekeze, tugeze amahoro, kandi ko kwagukomeye kurushaho gukora ibitangaza, guhishurire Salomo n'abandi bose abanyarwanda bajyayobeje, kugira ngo bamenye ko mu ijuru hari Imana, bamenye ko ari waduhamagaye nk'uko wahamagaye abakozi bawe batandukanye, Eliya, Elisa, abakozi Imana bakambaye ba Paulo, nk'uko wakoresheje mu bitangaza n'ibimenyetso. Natwe turagiye mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kuko turinze kandi uri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Amen. Haguruka pastor. Ni ibintu biteye ubwoba nuko Big Town TV twariyemeje, ntabwo tujya tunanirwa, ibintu byose turabikora. All in all, niduhura n'ikibazo sinzi ukuntu biri bugende, ariko uyu mupastor mubona hano yiyemeje ngo kujya gusenya imbaraga z'umupfumu. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu tutigeze tunabona n'umunsi n'umwe, ariko reka turebe. Amaze gusenga ariyaminiya ngo nta nubwo ari ubwa mbere, hari ahantu amaze kubikora ni kenshi, ngo ni hehe harya? Remera mu ruturusu ururembo rw'abarangi twararushenye dukoresheje imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Nta bibazo mwahuye nabyo inyuma y'ahangaho? Nta bibazo na bimwe, kuko abantu babonye imbaraga z'Imana bava mu rurembo bagaruka mu matorero barasenga barakizwa. Uyu munsi ni abakozi b'Imana bakomeye babwiriza ubutumwa bwiza. So uri tayari, uriyaminiye? Ndi tayari kuko uri muri jyewe arakomeye, afite imbaraga, afite ubutwara, afite ubushobozi bwo kumaraho imbaraga za Satani zose no kumaraho ubwami bwa Satani, kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho gutegeka no kuyobora no gutwara isi yose. Hariya niho kuri umuryango. Uragenda imbere, njye mfite ubwoba, sinshaka ko nje mu bintu. Njyewe naje nk'umunyamakuru, mu mbabarire rwose. Reka ngende rwose. Reka ngende.
Tenda. Uyu munsi biramenyekana yuko turashaka Sarongo. Umva nta kibazo. Ndashaka Sarongo none hanga. Umva nta kibazo. Uyu nguyu ni umupasiteri arashaka Sarongo. Pasiteri. Yeah. Pasiteri sazana kavuyo hano. Nta kavuyo. Tuje mu mbaraga z'Imana ntabwo tuje kugira ngo nyine uzizana udusunika. Uje aho kudusunika ari wowe. Kandi Imana yatubwiye ko duha ubutwari n'ubushobozi hoya gira hirya. Sunzise. Twazanye afitanye appointment, afitanye gahunda na Sarongo. Afitanye gahunda. Yes. Sunsunitse. Ndagusunitse. Mubabarire nta kibazo. Bagenda guhura na Sarongo. Mwakoze cyane. Sana Sarongo arakwere. Pastor subona se hari abasekirite noneho nta kavuyo dukeneye. Utaza kuba intambara. Ni hatari. Ni hatari rwose. Nitwa Pastor Gisagara Geoffrey. Kuburi pasiteri umuntu wari we wese aza hano kwa Sarongo yamuhamagaye akaza kerekana n'uburyo bavuganyemo nimba yamuhaye uburenganzira kuza kure ariko ntago uzi forcing akakagenda. Igisubizo ni kimwe. Ndashaka Sarongo nje kumwereka imbaraga z'Imana. Izo mbaraga ntago arizo nyine ko ndashaka nyereka Sarongo mwavuganiye he? Sarongo mwavuganye. Sarongo numvise ibye. Warabyumvise? Narabyumvise. Nje hanga nyura ku mukozi nanyuze kuri Bakti. Namubwira ko ibyo nashaka kubyihangana gato. Yarabimbwiye yambwiye ko mukoresha imbaraga z'umwijima ndashaka Sarongo rero. Namusabye kugira ngo amunzane ndamushakira kumwereka imbaraga z'Imana. Ntago mubonana no subira inyuma. Ntabwo subira inyuma mu izina ry'Uwiteka Imana nyiga sinsubirayo mu izina rya Yesu Kristo. Ujyana Yesu wawe. Ndaguhindura. Ari hese ndaguhindura. Imbaraga z'Imana ziraguhindura. Ndabona na Sarongo. Bangi. Karabe. Wese Sarongo. Ngwino. Umuntu uzari gusakuza hano. Sasa. Urabona hari hano. Urabona hari hano niho bavuga ngo niho havurira. Ngenda hatinye sinsho kujya ari ibintu byabo. Birumvika. Ngwino. Jewe simpatinya. Ntago hatinya? Simpatinya. Agenda imbere none. Uyu munsi biramenyekana ko dufite Imana. Uyu munsi biramenyekana ko dufite Imana ikomeye. Bagiti banze bari wowe uzuvugana na Sarongo. Ngo nawe mwavuganye ntago pasiteri ntago bigeze bavugana. Yes. Sarongo. Yes. Salamu jaja. Salamu. Amakuru. Ukuje. Safi sana. Noneho uyu mupasiteri yagushakaga. None se kuza ari pasiteri utambwiye batabanza kugusaba rendez-vous bakambwira ati turaza kuza ubungubu hari ibintu turimo kuvura abarwayi. Yiyemeye ngo arashaka gusenyagura ibintu byawe. Yarabyubatse. Hano yarabyubatse. Yambwiye ngo arakoresha imbaraga zo mu ijuru. Imana irasenyaje. Korode mwihorere pasiteri abapasiteri ndabazi byabo maranye na bigihe. Ni umupasiteri hano sinzi nimba umuzi twavanye Kigali afite gahunda. N'uyo nguyu. Akira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uraho? Umeze gute? Nitwa Pastor Gisagara Geoffrey. Gisagara Geoffrey. Kingeza nta kintu no kugira ngo tumare ko imbaraga za Satani zose zikora muri wowe. Baza n'udutebe tuganire. Tuganire ndaganira iki n'umurozi? N'umupfumu. Turaganira iki? Ntabwo ari ukungu kubaza hano. Abapasiteri bose baje aha ngaha baza batuje. Ubushize narwanye nabo. Warwanye. Nshaka kurwana nawe. Ntabwo ndwana nawe. Ntabwo ndwana nawe. Ndarwana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uzanye imbaraga z'Imana tubwiriza ubutumwa twihana. Apana kuza kuduvangura urasenyagura iki? Turashaka kujya tugaragaza imbaraga z'Imana zikora muri twebwe. Turebe dufate ibyo bicaniro byose ukoresha. Turebe izo mbaraga zigukoreramo. Hanyuma tugaragaza imbaraga z'Imana zikora muri twebwe. Jewe Imana ntishobora kunkoresha. Ntabwo gutese kandi uteze Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Sinababwiye ko ndi umudivantiste. Uri umudivantiste wawe. Ukaba ukoresha amahembe ukakoresha ibindi bintu ngo uri umudivantiste. Iyi ni imitako pastor. Iyi ni imitako. Ntabwo ari imitako. Uyu munsi rero turabigaragaza. Uyu munsi turabigaragaza. Wowe mbonye mu bantu banakomeye ntabwo urimo. Urabi munsi urabimenya ko nkomeye. Uyu munsi uramenya ko nkomeye cyane. Iyi ni pastor bayicara mu rusengero. Nicare kuri. Yes, pastor. Noneho kuno wansabye Sarongo nguyu hano imbere yawe. Sarongo nguyu
mubwira icyakuzanye hano ni iki? Urakoze Bakite, icya mbere ikinzanye hangana kujya tubwiriza ubutumwa bwiza. Narinjiye koko mu mbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera, mfite ifuhe rikomeye cyane. Numvaga rero ngomba kubanza kugira ngo noneho mubwiriza ubutumwa bwiza tuje amenye neza n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma riri muri Yohana igice cya 14 guhera ku murongo wa 11. Haravuga ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora. Munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta kuko njya kwa data. Irindi jambo turi umusomere riri muri nshaka kujya nkusomere riri mu Korinto ba 2 igice cya 10. Abakorinto ba 2 igice cya 10 guhera ku murongo wa 4. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibikome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata ibitekerezo mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo. Sarongo rero najya nkumenyeshe yuko imbaraga ziri muri Kristo Yesu, izo ngizo n'iz'uyu munsi zanzanya hangaha kugira ngo nkwereke ko imbaraga zawukoreramo ntaho zihuriye n'imbaraga z'Imana twebwe zidukoresha. Zidukorera imbaraga zidukoreramo zirarenze, zikubita. Bibiliya bivuze, Yesu aravuze ngo ubutumwa bwiza aravuze ngo imirimo nkora ngo muzakora niyiruta uko njya kwa data. Ariko yabanje avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri jyewe. Nanjye njya nkubwire ngo nanjye Kristo ari muri jyewe. Uwo Kristo uri muri jyewe uyu munsi nje kujya nkwereka. Kristo ntago mundusha pastor. Niyo mpamvu ugiye gusoma ijambo nkuramo ingofero ko nubaha Imana yo mu ijuru. Ariko iyo Mana musenga nzi ko nanjye ariyo yampaye zino mbaraga kugira ngo nshobore kuzikora. Ariko genda umuco gakondo, kandi umuco gakondo ntago nkura kumenya Imana. Nta nubwo umuco gakondo ushobora gutuma ntavura abantu bayo mu buryo bwa gakondo. Kubera icyo abapasiteri iyo mubonye nakoze igikorwa nk'abantu baje gushima buri gihe ngira ibitero bingabaho ibitero, ubu ngubu nejo haza n'abandi ibintu mukora mu bitekerezaho muba mwavuganye, cyangwa mwebwe ubwanyu mwumva mufite ishyari ry'abantu mvura yuko mba nakoresheje imbaraga ya gakondo ikavura abantu aho kugira ngo mushime, kubera ko mba ndi kubafasha nk'amakuru n'akazi kanyu. Ubivuze neza cyane. Ntabwo rero twebwe ubwo buryo urimo uvuga kukoramo sibwo twemera, kuko twebwe twemera yuko Kristo. Ariko mwagombye kwemera umuco gakondo. Umuco gakondo izo mbaraga utandukanye na Bibiliya. Ntabwo mwebwe Bibiliya mwamuyizi neza. Nta nubwo mwagombye no kuza hano no kwira mungaho ibitero nk'ubu wabavuganye na Bakite nguza hangaha uwo nibyo nakoze ejo bundi byagutera ishyari. Abantu batangiye gushimira yuko nabavuye bagakira. Abantu ntago bitumye batajya mu nsengero. Oya, ntago ari ibyo. Biriya ni ibyo nibyo dushaka guca. Ntago dushaka abantu bahindura kwa Sarongo ikigirwa Mana bagata insengero bakazivamo bakareka kumva ubutumwa bwiza bakareka kwizera ko Kristo bizeye twizeye udukoresha dushobora kubarambika ibiganza tugushobora kubasengera kuko ijambo ry'Imana bivuga bagakira. Gusenga n'uyu munsi ndabanje kujya gusenga. Nzantora abantu nayo mfite abantu mabwire abantu baci inyuma hirya bo kuza hano bajye hariya muri salo tubavure. Bakiti abantu mujye mubazana mujye mudufasha nka pasiteri nk'ubu ngubu ngize agahinda ashobora no gutuma ndira, kuko iyo mbonye uburyo mvura abantu mwarabibonye ejo bundi ntabwo wari uhari, umuhungu wawe niyo yazanye n'abandi abantu bakize bakajya mu nsengero gushima Imana. Ariko nk'ubu ngubu mfite agahinda kenshi kubera pasiteri nk'ukuntu aje yumva ko agomba gusenya imbaraga za Sarongo. Ari igihe wundi najyaga nihangana, ariko noneho hari agahinda kanyishe kubera ibintu nyuramo bijyanye n'abapasiteri. Abapasiteri niba bafite ishyari sinzi ko nzajya mu rusengero njye gukoresha imbaraga zanjye mu rusengero ngo bishoboke, naho bandirayo banyikirayo. Narabahunze nikorera akazi kanjye mvura abantu b'Imana, none bantera iwanjye bakaza kuza. Ubutaha rero ntabwo ari ukunguku bizagenda. Nubashye Imana navanye ingofero ko arimo gusoma Bibiliya kandi ndayemera. Yambwiye ko ubeshya abantu. Mbeshya abantu gute? None mbeshya abantu gute? Giye nkazana n'abantu baza gutanga ubuhamya mbabeshya abantu bavuye za Nyabihu bavuye mu Burayi baza gushima. Ni gute pasiteri ushobora kumuhamagara ukaza wambwenguje kunsura wanze ukazana pasiteri akaza kumbwira ibintu nk'ibi nanjye nsanzwe nzi ubu ari warantera umwanya. Njyewe ikintu cya mbere Nimurata umwanya pastor. Ikintu cya mbere Sarongo ntabwo ndimo guta umwanya. Ntabwo ndimo guta umwanya kandi ndizera neza ko imbaraga zikorera muri jyewe umukanya uraza kuzibona. Uraza kubona ibitangaza n'ibimenyetso. Byose ndi bayongwe. Reka mbikure ntabwo ndi ba pasiteri yongwe abo batinye kugera hangaha.
ntabwo ndi ba Pastor Claude babivuga ngo bazaza gusenya izo mbaraga barangiza ntibahagire. Uyu munsi nje kumwizina uyu munsi nje mwizina ry'Uwiteka Imana nyiriga. Ntabwo ntutinyutse ahubwo uri muri jewe ni ukungabije uyu munsi kugira ngo uhindure imyumvire uhindure wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza by'ukuri bitari iby'idini. Tewe nsengera nyoboye umuryango wivuga tumwe twa Victorious Life Ministries. Si ubwa mbere dushenye izi mbaraga. Twarazishenye twashenye irembo rw'abaranja hitwa Remera mu Ruturusu. Abantu bose barahazi. Abantu bari yaretse kujya gusenga. Abantu bimeze nk'ibi byawe baparika amamodoka bajya mu mbaraga z'ubupfumu, bajya mu mbaraga z'uburozi, bajya mu mbaraga za Satani zutera imbaraga z'umwijima. Genda umurozi. Mwumvise ko genda umurozi Pastor. Amahembe niki? Aya mahembe aya ni imitako. Ni imitako. Aya sa amahembe mbonye? Ni imitako. Pastor nukoreho. Aya sa Pastor. Aya ni amahembe mbonye. Aya ni amahembe mbonye. Aya ni aha ni ahakorera iki ubundi? Pastor wahakorera iki ubundi? Pastor. Aha bahakorera iki ubundi? Pastor. Aha bahakorera iki ubundi? Nizo mbaraga nizo uyu munsi mbereka mu izina rya Yesu Kristo nkorera habereka yuko uri muri yanesheje uri mu bisi. Aha bahakorera iki? Niki mbonye? Icumu mbaraga z'abadayimoni uyu munsi ziragaragazwa. Ntidushobora kwihanganira ibi. Kimbonye nibi. Ibi byo ni ibiki ndeba ahangaha. Ibi ni ibiki ndeba ahangaha. Aka ni akabindi gatose. Ntabwo uzi ko dukorera imiti Pastor. Wezina rya Yesu Kristo ndagushenye. Ndamaraho ibicaniro, ndamaraho imbaraga zikuzimu. Ndazimaraho. Ndazikubita hasi. Iyi nzu yo bayikoramo ibiki? Pastor gira umurongo garukiraho. Iyi nzu bayikoreramo iki? Ibi ni ibiki? Ibi byo ni ibiki? Ibi twara bino bintu bisubiza hariya. Ibi ni ibiki? Subiza hariya. Uwo ni umuti Pastor. Ibi ni ibiki? Ndabimenaguye byose mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zibikoreramo ndazinetralije. Imbaraga zibikoreramo zihinduye ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Imirimo ya Satani yose yihinduye ubusa. Abantu bakizwe nicyo kintu nje kukubwira. Nicyo kintu ndimo kubwira. Ariko hari umurongo ntarengwa wakozeho. Banza witonde. Hari ukuntu mvogereye urakabya. Hari umurongo ntarengwa ugomba kugarukiraho. Hari umurongo ntarengwa. Hari umurongo ugomba kugarukiraho. Imana yagutumye kuza kumbwiza ntabwo yagutumye no kuza kumenera imiti. Nagari imiti gusuzugura. Hari abarwayi ibi ibicaniro by'abadayimoni tugomba kuyimaraho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu nguyu arahanwa. Turagomba kuyimaraho. Turagomba kuyimaraho. Tumaranye gutegera. Ngaho binyereke. Ngaho yinyereke. Garagaza imbaraga zawe muri iyo nkoni. Niba ufite imbaraga ino nkoni nawe uraza kuyifataho. None uraza kuyifataho. Ubu none ahubwo ntago ntina. Iki ni igiki? Iyi ni iki? Inkoni y'ubushumba. Aya. Nawe bushumba siyo baduhaye. Nawe bushumba ntabwo ari iri. Mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi urahinduka. Rekanze. Uyu munsi urakira Yesu Kristo mwami n'umukiza. Kinga. Uyu munsi uramumenya. Uyu munsi uramenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nicyo kitugenza. Nicyo kitugenza. Ibi harimo iki? Mu izina rya Yesu Kristo. Ndakumenaguye. Ndananiza imbaraga zigukoreramo. Mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya irikorera mu miti utanga. Ndazinaniza mu izina rya Yesu Kristo. Ndazinaniza. Mu izina rya Yesu Kristo ndazinaniza. Ndazinaniza mu izina rya Yesu Kristo. Ndazinaniza mu izina rya Yesu Kristo. Ndazinaniza mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zirike mukoresha zirikehe? Izo mbaraga zirikehe? Izo mbaraga zirike zikorera ngo mu nkoni. Ndakunanije mu izina rya Yesu Kristo. Ndakunanije mu izina rya Yesu Kristo.
amahembe ndagusenyagura mu izina rya Yesu Kristo, ndagusenyagura mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro bya Bayali ndabikubita hashi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndazinanije aka kanya izo mbaraga, ndazinanije mu izina. Witwa nde? Nitwa nde? Witwa nde? Nitwa nde? Witwa nde? Nitwa nde? Witwa nde? Hagarara aho ngaho, hagarara aho ngaho, hagarara, 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 hagarara turebe, hagarara turebe, hagarara, hagarara, ndaguhana uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo, ndaguhana waciye, ndaguhana Mukiza, ndaguhana ndayifata, ndayitwara, izo mbaraga uvuga hari, ndaguhana, 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 urimo kwiruka, ndaguhana, uraswa n'iki, ndagutera mu izina rya Yesu, ndagutera mu izina, ndagutera mu izina rya Yesu Kristo, uramenyekana, ndaguhana, abantu barabimenya yuko dukora n'Imana, yuko dukora n'Umutima. Uyu munsi ndabikwereka, uyu munsi urabimenya, uyu munsi urakiza mu izina rya Yesu. Imbaraga zihana uyu munsi zirahinduka, zirahinduka. Urabakura abantu b'Imana, urabarekura mu izina rya Yesu Kristo, urabarekura nyamara, urabarekura nyamara, iyo nkuru yawe nyamara urabarekura, nyamara urabarekura, 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 nyamara urabarekura, kandi ndumva uri bubarekure nyamara. Abantu b'Imana batwaye nyamara urabarekura, urabarekura, ntahongera kubayobya. Iyo nkoni yizane, iyi nkoni hano, iyi niyo nkoni, nyamara urabarekura, urabarekura mbafu. Ukinzaho wanza yumve, ukinzaho nahuye nawe, ukinzaho urajye, nahuye nawe, ukinzaho ndamubonye Sarongo, bagitiye umuntu namubonye. Waje wibombetse utuje, turanakwabara kwakira, bakitira uwo amafanta y'umubeshya gusa. Muri mu mbaraga z'Imana, ondoka. Hasoni. Subizayo ibyo bintu sha. Subizayo hariya. N'ubutaha zongere. Hasoni. Ni ibi ngibi bakiti, ni ibi ngibi. Nkuneza abadayimoni ngo n'abapasiteri. Sarongo, ewana ni hatari, ibi bintu biteye ubwoba. Ese byananiye, sinzi n'ikintu nakubaza. Ese uyu mupasiteri byagenze gute? Kuko nje nageze hano ngira ngo ni imikino, nabonye arimo kumenagura ibintu byose. Bimeze gute Sarongo? Uko bimeze ukunda kubibaza mu biganiro byose, uko namubaza ngo bimeze gute kandi wabibonye. Pasiteri mwazanye agusaba ko agomba kuza ahangaha, ariko ntabwo ari kuri agomba kuza. Kandi ahangaha ntabwo ari we pasiteri wenyine kubitiwe ahangaha. N'abandi nari mu studio ya televiziyo mpangana n'abapasiteri live. Sigo bwa mbere abapasiteri banteye. Muzarebe ibiganiro byose nakoze kuri televiziyo, kuri BTN TV. Muzarebe ibiganiro nakoze kuri narijyanye nakugize kuri maradiyo, harimo abapasiteri bikavamo n'ubundi bigenze nabi. Mbahanye no kuvuga ngo abapasiteri ntago nzi ikibazo bafite. Yabonye ikiganiro akumva yari afite umujinya, maze igihe kinini afite umujinya w'ibyo nkora, akabaje akamenagura ibintu. Imitima yibonye ko arayimenye, indi yarayimenye, ariko nta kibazo imitima afite myinshi. Biriya ni imiti y'abantu babarwaye yo kunywa yindi igihe byakomeye, ariko hari imbaraga atazi. Rero niyo imutsinze, azagenda yongera ashaka imyuka abone kuza hano. Ariko yamenaguye ibintu ngo ntabwo uzongera kuvura abantu. Imiti yawe yose yayimenaguye, imbaraga zose. Ibyo yamenye biraciriritse, ibyo pasiteri akoze biraciriritse. Amenye ibintu asanze hano, amahembe yanjye y'imitako yarara aho ngaho, nawe we yayatunga. Ntabwo bisobanura amahembe y'inka ngo asobanuye amahembe yandi bajya bavuga babeshya. So nukuvuga ngo rero biriya bintu akoze nawe ubwe bimukozeho kandi mu buryo ntifuzaga, kuko ugiye sima ashaka kugira ngo mpangane n'umukozi w'Imana. Mwagiye mubibona saga zagezeho ku bakozi b'Imana uko byagiye bigenda ku bapasiteri, sibo bwa mbere. Ariko ibi bintu bigarukira anga abapasiteri bambabarire ntibazongeye kujya baza muri buno buryo, kuko iyo uje ukantera nabi ugasanga umutima wanjye waramutse wajyagenze neza, pasiteri we namuhana ntazongeye no gusubira mu rusengero kujya kubwiriza.
namukoze isoni kubyo atongera gusubira imbere y'abakirisitu ariko kubera bino bintu akoze ahubwo hari ikintu nasobanukiwe akaba afite umuryango agomba kubeshaho buriya ndamubabariye ikintu nasobanukiwe ni kimwe aruhuke yitekerezeho neza ikintu nasobanukiwe ni kimwe inyuma ya hariya ko wazanye inkoni ndetse mbona ntabwo nasobanukiwe ukuntu ese agenda byagenze gute niyo mpamvu nari ndimo kubaza na mbere byagenze gute ntabwo nasobanukiwe wasobanukiwe nyine kuko nawe ibyo wabonaga nyine ari intambara irimo kuba hano kandi ibyo sinjya mbikunda jewe buriya gihano arakibonye buriya imbaraga uko nagendaga mutongera kuriya yumvise ko imbaraga ze zigenda zicika intege n'umubiri we buriya ntamara kugenda uko agiye kuriya uzamuhamagara niba ufite nomero y'umusure ndazifite rwose uzasanga atameze neza agomba kumara nibura iminsi 3 none wamukoze ikeri n'iki wamukoreye mu by'ukuri nibyo nsanzwe nkora abandi guko musanzwe mpana abandi ni ibintu biba byorogewe iyo umuntu azazanye imbaraga cyakora hari imbaraga nabanje kumva yari afite mu kuntu ariko ntago zihagije kugira ngo ashobore gutsinda Sarongo sinzi niba yarazicishije niba ari z'Imana simbizi koko ariko afite imbaraga nawe hari imbaraga afite kuko yashoboye kubikora akabigeraho ibyo yamenaguye ubundi sinyamborohera ngo mbareka ariko nabanje kumurira kugira ngo mbanze ndebe kuko afite imbaraga z'Imana bigaragara ko yari umuntu usenga akajya mu nsengero akaba hari akabaraga afite ni gakeya ariko iyi nkoni yongeye kuyikurayo aba hari ikintu gitumye mbikora kuko iyi nkoni niyo ifite imbaraga zirenze izindi imbaraga niyo hari n'undi mupasiteri wumva yiyaminiye akavuga ngo agiye kujya gusenya imbaraga za Sarongo akumva ko giye bashaka kujya ngo ndohoke nje mu rusengero ntabwo ari ku mbaraga giye mvura abantu bagakira bafasha abantu bari hirya no hino ku isi ntabwo rero kurokoka kwanjye nzarokurwa n'abapasiteri ku ngufu cyangwa bankure muri kano kazi nkora bazampakaye kazi se kandi giye nzakora ese abantu mvura bazajya hehe abantu mvura bazajya hehe abantu baramutse bumvise ngo ngo pasiteri yaje tuvuge n'izo mbaraga zifite akaza gakinga aho nkorera kwivuriro nkamara kwezi ntakora reba kwa Sarongo ni gute abanyarwanda mutwe wabo haba harimo iki bakwirukankira heze ko birukankanye mu nsongero zabo se bakajyayo babonye igisubizo niba rero mu nsengero zabo nta gisubizo gihari gifatika nibareka abanyarwanda bashaka igisubizo aho babona imbaraga y'abantu baraje gushima bagashima Sarongo ejo bundi akabibona ku mbuga ntabwo byagombye kumubabaza ngo aze kuzaze kunsenya no gusenya ibyanjye no ntabwo byashobora kubyemera niyo mpamvu agomba kubona igihano uko agiye kuri yatazi nuko yaje n'inzira imutwara ntabwo ayizi igihano wamuhaye ni ikihe igihano namuhaye nuko nyine agomba kumva ko yahanwe muri umutwe we ni ubizi nawe niba ugishaka umwere nkiguhe wumva uko bimeze oya rwose none rero sinone imiti ndabona yayimenya yari inkoko zirimo kuyiryarira iriya ni imiti yayo iri mu kadohomora ariko hari wasigayemo nawe ushatse wanywaho ni umuti ufasha abantu koza mu nda ushatse wanywaho ariko ndagira ngo mbwira abadukurikiye mu mbabarire ntabwo ari uko bisanzwe bigenda ntabwo niko nabiteguye pasiteri aje nawe iriya niyo gituma ahubwo yandi byose mwarabeshyanye ni nka gituma uko nabonaga umukozi w'Imana uko basanzwe baza sikuriye kereka babandi nigeze kurwana ariko nabo babaye abantu bazima bazanye abantu ndabavura barakira atanga no buhamya uyu nawe rero niba hari ikintu yumvise muri we niba zanabyibuka aragenda yitekerezeho agenda yongera ashaka amavuta niko bayita azajya aze kwa Sarongo yumvise ko kuko afite amavuta ahagije ntabwo rero yari afite amavuta ahagije yatari byamubeshye yabana Sarongo basi reka natwe twigendere kuko ibi bintu tuzabikurikirana ubutaturebe iyo mupasiteri nzamushaka tumenye uko byari bimeze ariko nabonye intambara n'ubwa mbere nari mfite ubwoba umubwira azaza nsaba imbabazi asaba imbabazi n'abanyarwanda babonye bino bikorwa yakoze ko yamvogereye azaza nsaba imbabazi ntabwo ari ko yabavuga ubutumwa bwiza niba yaje yumvise wenda yabyutse nijoro akumva marayika yari yamusuye ngo azansure ntabwo ari marayika wamusuye ahubwo ni shitani yatari nava ko shitani impamvu yagiye bakituze kumushaka umubaze nomero ngomba gushaka pastor ahubwo nuko nashaka kuganira nawe tuzamumbarize neza ikintu impamvu yamuteye bira bintu ko ntabwo ngisobanukiwe neza eba ni atari ibintu nabone hano hantu n'ubwa mbere mu by'ukuri mu mateka nari mfite ubwoba ariko Sarongo mbabarira nje naje nk'umunyamakuru ntago naje kukuvogera mu rugo abantu bagusaba kunsura ntukajye wemerera batabanje kumpamagara ngo bambwire ikigendererwa cyabo niba yaraje kunsengera ukamuzana wewe ushaka gukora inkuru yawe inkuru ukayikora ikagenda neza ariko noneho nk'ibi ngibi wakoze nawe urabona ko atabitari byo ntabwo byari ngombwa mbabarira rwose nje nasabye imbabazi umurongo bwo akajya hariya iyo mbishaka ntabwo ari kuharenga
nuko nabanje nkamwihorera Yeah. naho umuntu ntabwo ari kurengana n'umurengo ngo agere hari agaruka ahangaha nta n'ikintu nkozeho ariko nuko yasanze ntiteguye ngo mbanje nanjye mbisengere nanjye nsenge imana yanjye kuko imana yasenga niye nanjye wenda sinzi buri umuntu ashobora kuvuga ngo asenga imana yo mu ijuru afite izindi imana asenga urumva yambaye ikote yakorana na karuvati urumva abantu nk'abariya rero bambaye amakote abantu barabizeye cyane twebwe baratwibagirwa urumva bumva ko twe nta mbaraga dufite nta cyo kuza mvogera koro daki wa muhungu wanjye ari akina inkoni yanjye yisubizaho yariri hariya mu nzu aho yariri nyatari abarimo gukurikirana Big Town TV ngira ngo mwabibonye twaje kwa Salongo na Pastor ariko sinzi kuntu yese agenda inambara twabone hano hantu n'ubwa mbere mu byukuri mu mateka all in all where yaje yabimbwiye mbere ngo aje kuza hano asenya imbaraga zose z'ubupfumu z'uburozi biki byose za Satani ibintu yakoze hano twabibonye amahembe yatorwe kubita hasi imiti yamenaguye n'ibindi byose ni ibintu biteye ubwoba ku barimo gukurikirana Big Town TV sinzi kuntu ameze Salongo icyo avuga ngo yamuhannye sinzi kuntu yamukoreye Pastor turaza kugaruka tuganire nawe ambwire kuntu byari bimeze inyuma y'ibingibi byabereye hano kwa Salongo uyu munsi so nka Big Town TV Salongo namusabye imbabazi Salongo ntago nakuvogeye mu rugo iwawe njyewe naje nk'umunyamakuru mbabarira nimba hari ikosa nakoze nta kundi uko waje nyine usanzwe ariko musanzwe muza kuva kera ariko ngewe ku bwanjye ntabwo byanshimishije ntabwo nakuba imbabazi kubera ko iki gikorwa kibayeho ngira ngo n'abapasiteri bandi nabo bazazi ko genda bishaka ndabishaka ko mbonye ko hari ikintu kiri inyuma kishi inyuma y'ibingibi niba ari umuntu wamutumye niba ari ibiki niba ari abapasiteri benshi ndashaka kuzamenya neza ndaza kurara mbimenye uyu munsi sawa murakoze cyane ko barimo gukurikirana Big Town TV reka twigendere Salongo urakoze cyane bye bye sawa reka twigendere ariko mu byukuri ibintu tunabone hano hantu uyu munsi ni atari wa mu pastor yagiye sinzi nimba turi bumubone Big Towners ntabwo tujye tunanirwa ariko aka kazi ni danger mu byukuri ya la 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 ari ese kwe sinzi nimba ndi bumubone all in all until next time ndaza gushaka umupastor nawe tumuganirize atubwire uko byari bimeze cyangwa icyo gihano bamuhaye cy'iminsi 3 kiba kimeze gute don't forget to subscribe kuri Big Town TV. I go by the name Back T behind the camera. Stay there with us.